Yesu ashimwe. Reka nongere mbasuhuze bana b'Imana. Ubuntu, amahoro, ibyiringiro, umunezero uva mu kwakira Yesu n'igitambo yatambiye i Karuvari ngo bibane namwe. Nongeye kubaha ikaze mu mwanya w'ibyigisho, aho twongeye kugirirwa ubuntu n'Imana ngo twongere duhazwe nayo turya uyu mutsima w'ubugingo. Tugiye kwigana amagambo yo mu gitabo cy'intambara ikomeye. No turiga uyu munsi twarangije icyigisho cya mbere cyavugaga irimbuka rya Yerusalemu. Ni icyigisho twamazeho igihe kirekire cyane kuko twakoze ibyigisho bigera muri 5. Ubu tugiye ku cyigisho cya kabiri cyo mu ntambara ikomeye cyitwa akarengane mu binyejana bya mbere. Munyemerere dushima Imana mbere ya byose kandi tuyiragize ngo ituyobore. Urakoze Imana nziza, Imana y'urukundo, umuremyi w'isi n'ijuru, wamenye iherezo ry'iyi si mu ntangiriro yaryo, izina ryawe icyubahiro. Ngushimiye yuko iki turinze. Twakoze ibyaha byinshi, twagize nabi, twarariganyije, twarabeshye, twiyandurishije ukugira nabi gutandukanye. Nyamara kubw'urukundo rwawe nanone uracyaduhamagara, ukoresheje ibyigisho, ukoresheje inzozi, ukoresheje ababwiriza ngo tubashe kugarukira nawe tubabarire. Reka nkwinginge ngo imitima yacu yo kwinangira ahubwo tuzi imbere yawe twikubita imbere, ibyaha byacu kubw'igitambo cy'i Karuvari bibabarirwe data. Tugiye kwiga icyigisho gikomeye cyane. Kirakomeye kubera yuko gihuye n'igihe duhagazemo, gihuye n'amateka turimo, ndetse birasa neza. Reka imitima yacu ifunguke kucyumva. Sabiye imitima y'abanteze amatwi muri kano kanya ngo ubuntu bwawe kuri yo. Uturinde ko iki cyigisho hagira ucyerekeza kuri mugenzi we, ahubwo buri wese akigira iki. Mwuka wera atuyobore muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Mu ntambara ikomeye twabonye ibintu bikomeye cyane. Ngira ngo mbibibutse. Twabonye mu ntambara ikomeye, twabonye irimbuka rya Yerusalemu, twabonye ijambo ry'ibanze ryatubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi umumaro wabyo ari uwo gutunganya umuntu, ari uwo kumwigisha, ari uwo kumutereninga ngo umuntu ari ikintu gishyitse cyuzuye gikiranuka. Mu irimbuka rya Yerusalemu twabonye uburyo Yerusalemu ubwoko bwatoranyijwe, umurwa wera, umusozi w'Uwiteka warimbutse kubwo kwirengagiza imiburo. Twabonye uburyo ingoma y'Abaroma ukuntu yahagenje ku ngoma y'umwami Titusi, niho twashoreje. Twashoreje ku magambo akomeye, navuga ko akomeye ndetse ateye impungenge. Yaravuze ngo iyi si yacu uyu munsi ntiyiteguye kwakira umuburo kurenza uko abisirayeli bameze mu gihe cyayo. Ni ukuvuga ngo uko Isirayeli yarimbutse yari imeze, natwe uyu munsi niko duhagaze. Uyu munsi tugiye mu kintu gikomeye cyane ngo akarengane mu binyejana bya mbere. Mpamye yuko uyu munsi turi mu karengane ku buryo biboneka, abantu benshi bamaze kwinjiramo. Kuko ugeze hamwe bavuga ngo twatangiye mu karengane, barimo baraturenganya, baradukingira inkingo. Ntabwo mbizi ibihugu byakinjiyemo n'ibitari byakinjiramo niba biri mu karengane cyangwa akarengane, ariko noneho tugiye kureba ku bakinjiyemo uko bakitwara n'abatarakinjiyemo ukaba bategereje akarengane mu binyejana bya mbere. Mwibuke ko umubwiriza yaravuze ngo ibyabaye mu gihe cya mbere nibyo bizongera kuba, kuko ko munsi y'ijuru nta gishya gihari na kimwe. Ni ukuvuga ngo iki cyigisho umuntu agikurikira neza arahabwa umugisha wo kumenya ukuntu yakwitwara muri iki gihe giheruka gisoza amateka y'isi, aho amategeko ya leta n'ay'idini ndetse n'ay'ababyeyi atakibasha kurengera umuntu, aho umuntu asigaye abasha kurengera gusa n'imbaraga yo mu ijuru imufashe yonyine. Murimo mubireba, abatayibona kubyumva ku mbuga nkoranyambaga, akarengane karimo karakora ku buryo bushoboka cyane. Abantu bagakubitwa, bakicwa, ntihagire umuntu waburanira. None twakwitwara gute? Aho batari kwitwa n'abakubitwe bari kurenga mu magambo, bakabuzwa ibyo bari bemerewe y'amategeko bemerera ntibabibone, bakabuzwa uburenganzira bwo ku buryo bugaragara. None ni gute abarengana bakwitwara mu gihe nk'igisoza amateka y'isi? Ese abo barenganya bo ni bande mu buhe buryo? Biragenda gute, birasoza gute? Kuko umuntu ashobora kurenganywa kuba kutitwara neza bikarangira biburemo ubugingo. Mwe mubizi nabyo. Mu karengane utitwaye neza byarangira ubuze ubugingo. Ndi kwabwira muri bisi igitekerezo cya Paulo kiri kumfasha cyane. Pawulo ni umuntu warenganye
arenganywa n'abavandimwe, arenganywa n'abantu bakamugiriye impuhwe, arenganywa n'abantu bakoranye umurimo munini cyane. Pawulo yari umubwiriza mu idini ry'Abayuda, umuntu ukomeye cyane, bagishaga inama ibibazo bibuze igisubizo akaba ari ubisubiza. Bagiye kwica Stefano, Pawulo bamuha intebe aricara, atabitekerezaho iki? Pawulo ati ndabishimye n'umwica. Ni ukuvuga ngo Pawulo yafataga imyanzuro ntagire umuntu yikura ngo Pawulo nashima ibyo. Imbaraga y'Umwuka yari imaze kumuhindura binyuze muri Yesu. Pawulo ibyo yakoraga byose arahinduka, ahindukira ubutumwa bwiza. Ba bantu bakoranye bamuzi neza ubwitange bwe, bamuzi ko nta kintu yabimye cyaba cyo cyo kwambara, nibo batangiye kumurenganya. Barakubita, barafungisha, bamucira ibico byinshi cyane, ariko Pawulo abyitwayemo gute? Pawulo mu gice cya 22 yavuze amagambo akomeye abwira Abayuda bari Roma ngo cyakora ngo ntacyo ndega bene data. Yari amaze gusobanukirwa neza imbaraga imurenganya yariyo, yari amaze gusobanukirwa neza icyazira icyo ari cyo, yari amaze gusobanukirwa ko abamurenganya ntaye bagabana isambu, abamurenganya ntaye bagabana akazi, nta kindi kintu asanga bari kumurenganya, nta kintu na kimwe bapfa. Ayisobanukirwa ko hari indi mbaraga iri kubakoresha inyuma. Arangije ngo icyakora si uko mfite icyo ndega bene data. Umutambyi mukuru we yamaze guta Imana, yari amaze guta ubuntu bw'Imana mu buzima bwe, atanga itegeko ngo mukubite Pawulo urushyi. Pawulo ati nuko nkubitishije amategeko ntabyemera, Imana nawe izaguhana rusika yose ngo. Baramuvuga ati sana ngo umuntu ukubwira ko ari umutambyi mukuru. Pawulo ati yewe we sinari ko ari umutambyi, ni mumbabarire kuko iri jambo ry'Imana ritubuza kubavuga nabi. Ntiyagakwiye kuba umutambyi kubwo ibyo akoze, ubwo ubwenge bwe buhagaze, ntiyagakwiye kwitwa umukozi w'Imana, ariko ubwo Imana yabyemeye ko ari umutambyi, mumbabarire. Ibi ndimo bisasira mbere yo kwinjira mu cyigisho, kuko turi mu gihe ibintu bimeze nabi, aho abakaturengeye aribo baturenganya, aho abakatugire neza aribo batugirira nabi. Kwebe twitware gute abarenganwa? Twitware gute? Abo twiganye mu gitondo, tumwe twigana mu gitondo, twabonye amagambo yari meza cyane yanshimishije. Nari narayasoma, ahubwo umunsi umuntu yansomeye ku gitekerezo cya Dawidi na Sawuli. Muribuka yuko Uwiteka yaciye Sawuli mu gihe cya Samweli. Uwiteka yaciye Sawuli mu gihe cya Samweli, ariko ngo Dawidi afata imyaka 10 yiga ibintu by'ibwami, yiga uko bayobora, yiga amategeko y'ibwami, yiga n'imico y'ibwami, ayigira kwa Sawuli. Ikintu murakucyumva? Sawuli Uwiteka amaze kumwirukana ku ngoma, yamuciye ku ngoma, turabyibuka neza, ariko yemera ko Dawidi ariho ajya kwigira, ahigira imyaka 10. Aya magambo yantunguye cyane. Ibi bivuze yuko ntiwikanga kuko uhagaze, ubaze gusa ko Uwiteka kwemera uhagaze. Kuko bijyanwe ukuntu Dawidi yigiye kwa Sawuli, kuki Uwiteka atateguye ahandi hantu Dawidi yakigira, akajya kwigira ku muntu we waravuye umwuka w'Imana, ariko yaragiyaga ubwoko bw'Uwiteka. Nababwiye ko kubera ko nabonye muri abanyabwenge mukaba muri abafilozofi, nuko tuzatwigana muri iyo nzira. Tuzatwigana muri ubwo buryo, twigane muri ubwo buryo, kuko turacyafite igihe kinini cyo gukora umurimo. Tugiye tuvuga tubarura wahagarara vuba kandi araho uteye wagera. Nyamara Mwuka Wera n'umusobanuzi w'ijambo ry'Imana. Tugiye kwinjira akarengane mu binyejana bya mbere. Ni ikigisho cya kabiri mu ntambara ikomeye, akarengane mu kinyejana cya mbere. Igihe Yesu yahanuriraga abigishwa be ibyirimbuka rya Yerusalemu n'ibyo kugaruka kwe, yabahishuriye n'iby'imibereho y'abantu be kuva igihe azaba abakuwemo kugeza igihe cyo kugaruka kwe aje mu bwiza no kubacungura. Igihe umwami Yesu yagiye mu ijuru amaze kubahanura ibyo kurimbuka kwe, ntabwo yarangije aho ngaho kurimbuka kwa Yerusalemu, ahubwo yababwiye ngo nubwo ngiye mu ijuru, yababwiye n'ibigiye gusigaye babaho. Yesu ari ku musozi wa Elayo yarebaga kure umuraba w'akaga uzatera itorero ry'intumwa ukomeye,
akomeje kureba ibizaba mu bihe bizaza, ijisho rye ribona imivurungano y'ubwicanyi no kurimbura bizaba mu gihe cy'umwijima, n'akarengane bizagwirira abigishwa be. Mu magambo make ariko afite ubusobanuro bubabaje, abahanurira iby'abategetsi b'iyi si bazakorera itorero ry'Imana. Abigishwa ba Kristo bagombaga kunyura inzira yo gusuzugurwa, gukozwa isoni n'akababaro nk'iyo umwigisha wabo yanyuzemo. Urwango rwagaragarijwe umukiza w'isi rwajyaga kugera no ku bizera izina rye bose. Yesu ku musozi wa Elayo amaze kubasobanurira ukuntu bizagenda ubwo azaba avuyemo, arahabwira ati rero mukwiye kuzirikana, ubutegetsi bw'isi buzabanga, ubw'amadini bubange, abazaba banyizeye. Ndetse Pawulo yavuze neza ngo icyakora bose abashaka bose kwizera kujya bakiranukira bari muri Yesu, abo bantu bazarenganwa. Rero ikintu cyaje uyu munsi, dufite ubwoba bw'akarengane kandi ariyo nzira umwami wacu yemeye ko tunyuramo. Yari afite ubushobozi bwo kudutegura aho twanyura dutuje nta kintu kidukoraho, ariko yavuze amagambo akomeye ngo uko bagenje igiti kibisi niko bazagenda n'icyumye. Niba barabumviye, niba baranyumviye, namwe bazabumvira. Niba barangiriye neza, namwe bazabumvira. Nakunze kubwira abantu igihe kinini, na none ndacyabibabwira, uko Yesu yasanze itorero igihe yari ari ku isi. Igihe yazaga ku isi bwa mbere mu kinyejana cya mbere turimo tureba uko yasanze itorero, ngo niko azarisanga igihe azaba agarutse. Ibintu bibi bizaba bikorwamo, abagome bari barimo mu gihe cya Yesu bazaba baririmo. None mushaka ko aba bantu bakorera icyiza, mushaka ko aba bantu babakorera icyiza kindi. Nyamara arabwira ngo ntimuzabuze abantu babi kubagirira nabi. Niko Yesu yabwiye abigishwa be ngo ntimubuze abantu babi kubagirira nabi. Niyo nzira umwami Yesu yashimye ko tunyuramo. Amategeko y'itorero rya mbere, amateka y'itorero rya mbere yerekana neza gusohora kw'amagambo y'umukiza. Ubushobozi bw'abategetsi b'isi n'ubw'abikuzimu bwafatanirije hamwe kurwanya Kristo, burenganya abigishwa be. Ubupagani bwabonye ko inkuru nziza izemerwa, bubona ko insengero n'ibicaniro bizasenywa. Niyo mpamvu bwakoresheje imbaraga zabwo zose ngo bukureho ubukristo. Yesu aje yarazanye umucyo ugomba kuruhura imitima y'abantu, azanye ubutumwa bwiza bugomba kuruhura abantu. Abari barubatse insengero z'ibigirwamana banabicuruza, babona bagiye guhura n'igihombo. Aha ndahasubiramo. Ubukristo bwagomba kuza bugasimbura imihango ipfuye, bugasimbura gusenga ibigirwamana, bigasimbura ikintu cyose kidafitanye isano no kwiyunga Imana k'umunyabyaha n'Imana no kwiyunga n'amategeko yayo. Noneho abakoraga ibyo bintu byabahishaga inyungu, babona bagiye kugira igihombo, bahitamo gushora iki? Akarengane ku bantu kumwe igishingizo yigisha. Mwibuke ko na Yesu ikintu yazize, Yesu ntiyazize ko ari umuntu yatutse, ntiyazize ko ari umuntu yari yibye, yazize ko yaje atanga agakiza karuhura imitima y'abantu yari maze kugwa ikinya. Noneho ba bantu batwazaga abantu igitugu, bamwe barushaga imitima y'abantu, babona batwa umukati, bahitamo gutangira kurenganya Yesu, kuko bari barasomye ko uyu nguyu naza azasimbura ibitambo. None nasimbura ibitambo se, abari batunzwe n'ibyo bitambo bari kubaho gute? Ibi byonyine bye bihagije ngo batangire kurenganya Yesu, kuko avuze ngo birarangiye. By'umwihariko igihe ku musaraba avuze ngo birarangiye. Igitambo cya nimugoroba cya saa 9 cyagombaga kuba imboga cyangwa uburisho bw'ubugari bwa nimugoroba, cyaracitse kirigendera. Bari bamaze kukibarira. Mwiko bacanaga igitambo, inyama zikabiza abatambyi, babona kiragiye. Niba rero ubutumwa dushoreye hari abantu bwomora imitima, hari abantu buvana mu bubata bakashyira mu mudendezo, byanze bikunze wababase ntago yakorohera umuntu ubwiriza. Niba ubutumwa dushoreye ari ubutumwa buruhura imitima yari inanijwe n'abagome kubw'inyigisho zo kwikuza, ntago byakoroha.
mushikame mwizere yabahamagaye, ibyo kurya n'amazi n'ibyo kwambara ntibizabura. Niba birukana mu mudugudu umwe mujye mu wundi, niba baca mu isinagogi imwe mujye mu yindi, niba baca mu muryango umwe mujye mu wundi, ntimuzarangiza iyi si umwami wacu atari yagaruka. Umurimo w'akarengane, umuriro w'akarengane urakongezwa. Abayoboke ba Kristo bamburwa ibyabo, birukanwa mu mazu yabo, bihanganira imibabaro n'intambara nyinshi. Abandi bakageragereshwa, gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kubohwa, ndetse no gushyirwa mu nzu y'imbohe. Benshi bahamishije kwizera amaraso yabo. Abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene, abanyabwenge, abatize bose bitwaga nta mbabazi. Apfa kuba yemeye ubutumwa bwiza, yemeye ko umwami ari umukiza we, ngo niwatura ko Yesu ari umwami wawe uzakizwa. Apfa kuba yamaze kwakira Yesu, agiye kimwe kwakira Yesu ni kimwe, uwamaze kumwakira ntashobora kwiyumanganya, agomba kumwamamaza. Umaze kwakira Yesu ntibishoboka, agomba kwamamaza ubwo butumwa bwamukijije. Nta yindi nkuru twabonye mu gitabo cy'umugenzi baganiraga, ngo baganiraga ibya nyiri uwo musozi, impamvu yashyizeho uwo musozi, impamvu yubatse inzu. Baganiraga iby'imigambi myiza ngo afite ubwoko bw'Imana. Nta kindi kiganiro umwana w'Imana wiyunze n'Imana cyamuryohera kurenza kubwira abantu by'urukundo rw'Imana. Urwo rero ni uruvuga ugatuma abantu bamukurikira. Hari abo wimye umukati, abo wimye umukati rero nibo bashora akarengane. Impamvu uyu munsi nta karengane kariho ni uko nta cyavuzwe. Byarambabaje uyu munsi muganira n'abantu kumva barakubwira ati mu itoro habayemo Babuloni, ngiye gusohokamo sinzagarukamo. Ibintu usigaye bikorerwamo rwose, harimo igishushanyo, baremye igishushanyo barakiramya, ntabwo nzagarukamo rwose. Biriya bintu biteye isoni. Reka mbabwire, mu itoro nta gishushanyo baremye kiruta icyo Yesu yasanze bararemye. Simakanya ko kitaremwe mu itorero cyararemwe, ariko icyaremwe nta kitako gitoya ugereranyije n'icyo Yesu yasanze bararemye. Nyamara ugomba kuba abantu ntukiramye, ahubwo ukavuga ko iki ngiki ari igishushanyo. Nta muntu n'umwe ukwiye gusohoka mu itorero ku mpamvu iyo yose batamwirukanyemo. Vuga ukuri, ubabwire ukuri, urebe ko harara. Garagaza ibizira, niko Uwiteka ngo garagariza ubwoko bwanyu ibicumuro byabo. Vuga we kugerera Yesaya 5:8, Ezekiyeli, bagaragarize byose. Nubwira umunyabyaha ibyaha bye, yabyanga ntabyihane, it's okay, ariko ukije ubugingo bwawe nubwo we yabyanze. Yesu bijya bisetsa, Yesu bamwirukanye mu nsengesho zigera muri 3, namubyibuka. Ariko uko bamusoraga bafite umugambi wo kumwica, bakajya no bamuhirika ku manga, akabavamo bugacya gasura mu rusengero. Mwabitekereje mwe mwitekerezaho? Bakamugira nabi bugacya gasura mu rusengero. Kereka igihe bazazitwirukanamo. Nk'abavandimwe mu Rwanda uyu munsi bo bafite ishingiro kuko hari amabwiriza asaba kugira ngo umuntu yinjire mu rusengero. Hari ikarita umuntu yerekana utafite ntahinjire, ariko undi utari muri iyo kondisiyo ni amahirwe abonye ngo agaragaze ukuri kuri mu mutima we. Abakwemera bakwemere, abakwanga bakwangana kumuziza. Bamwe bamenye amaraso, birukanwa mu byabo, barafungwa mu bihanamanga. Abizana batarize bose ngo bitwaga nta mbabazi. Ako karengane katangiwe na Nero aziza abantu imyizerere yabo mu gihe cya Pawulo, karushijeho gukaza umurego. Mu binyejana byinshi byakurikiyeho, abakristo baregwaga ibinyoma, ubwicanyi bukomeye, no kuba ari bo bateza ibyorezo n'inzara.
ibibazo bikaba ku isi ngo ririya tsinda risenga niryo duteje ibibazo mu gihe cyane no kujya bimeze inzara yaba icyorezo cy'indwara cyavaho bagatera rya tsinda ngo risenga Imana n'uyu munsi tugiye kubikandagiramo uyu munsi coronavirus nta tsinda bayishyiraho riteza ariko igihe kigiye kugera coronavirus bere kwishinja abashinwa bere kwishinja Amerika bere kwishinja igihugu cya Israel cyangwa Ubuhinde bayishinje guterwa n'ubwoko bw'Imana ibibazo biri ku isi byose ibibazo biri ku isi muri ifite by'ubushomeri abantu babuze akazi abantu babuze urubyaro abantu babuze imvura byose bizajya ku mutwe w'umwana w'Imana aho azaba ari hose tukayibonye mu cyigisho cyabanje cy'umunambara ikomeye ngo Yesu baravuze ngo aramutse apfuye abiseye bakongera bakabona amahoro bakimbwa n'andi mahanga bagakwana nayo nicyo gihe dusohoyemo ndi kubabwira ibi ngibi atari kubatera ubwoba ngo ahubwo mushoho komatana n'umwami wacu tumubaze icyo gukora mu gihe nk'iki gikomeye kuko biradusaba natwe imyiteguro yo kuba dukiranuka nk'uko data wo mu ijuru akiranuka twararetse imvugo mbi twararetse imyambaro mibi kwikunda akamenyero gapfuye twaratandukanye n'ikintu cyose kizira kitari mu ijambo ry'Imana tuvuga ngo ubu noneho ndukondi mwami nta kindi cyangiza twariyegura Imana ubuzima bwacu bwose n'ikintu cy'usabwa muri no minsi abakristo bazarega ibinyoma ubwicanyi bukomeye no kuba aribo bateza ibyorezo nk'inzara n'ibishyitsi ku isi kuko bari bababaye urwamenyo banga cyane n'abaturage hari abantu bahoraga biteguye kubarega ibinyoma kugira ngo bibonere indama abandi bazabihahiramo ingorane kurega umukristo kumurega aho ari kumutangaza aho yihishe hari abazabibona nk'umukati none ukumva bari akazi niba uyu munsi abantu barya amafaranga yo kwica abantu igihe bizaba itegeko ngo kutubwira ahantu umukristo yihishe kutubwira umuntu utarikingije tuzatuguhemba urumva uwo muntu azareka akazi bana b'Imana so kubakanga ahubwo ndagira ngo musobanukirwe ibiri kuba ni itegeko umwami yatanze kandi twarabisezeraniwe isi itarakunze umwami wacu ntiyadukunda ntabwo turabaye nubona ibintu biri kugenda neza ibintu ari amahoro ujye wicara ubaze ngo kuba ibintu biri kugenda neza ni ubushake bw'Imana cyangwa hari inshingano zanjye noroheje ku mwami wanjye kubavutse kurinda bambwe nta gihe cyiza yabonye ku isi nta mahoro yabonye njyewe amahoro ndifitiye umunsi yo kunezerwa abantu bose muri quartier twatukumvikana kimwe muyoza ari amahoro mwitoro sengeramo ari amahoro nuko narangije inshingano zanjye uyu akari umugisha uva ku Mana kuko abatarakunze Yesu bakunze wowe ntabwo wabusa na Yesu abataragiriye Yesu imbabazi bazigiriye wowe mutetandukanira kuko uko Yesu ateye nuko abe bateye ntabwo byakundwa n'isi ntibishoboka babaciraga urubanza nk'abagambanyi n'abanzi b'ubutegetsi n'idini bakaba ari bo ntandaro y'ibyorezo muri bo aba bantu bazabashinjwa ibintu bikomeye cyane bazabashinjwa kuba abanzi ba leta ikintu kiroroshye mujye mureba wenda mu gihugu katuwe nko mu Rwanda kuko turi Abanyarwanda iyo hari umwanzi igihugu kimenye ko akivuga nabi ntibibatwara imbaraga kuba bafata indege imwe ikava mu Rwanda ikajya muri Amerika gutwara umuntu umwe apfa kuba ari umwanzi w'igihugu noneho igihe abakristo azabashinjwa ngo ni abanzi ba leta icyo ni ikibazo kimwe gihagije ngo umuntu apfe kuba umwanzi wa leta ni ikintu kimwe gihagije ngo umuntu apfe noneho si umwanzi wa leta akaba n'umwanzi w'idini bana b'Imana sinzi namwe kuva isaha turi kwinjiramo reka mbabwire naho kubabeshya mbona turi mu bintu by'imiteto ngo badukingiye ngo badukubise turacyari mu training tugiye kwinjira mu bikomeye cyane
abo naho kuvugira kuri telefone tuzayivugiraho. Impamvu uyu munsi uri kuba kwicara ngo duhunge dukore ibigibi, haracyari umutekano. Isi igiye guhindukira abana b'Imana, amadini agiye guhindukira abana b'Imana, abarwanye, abange, abarenganye, abica, abatoteze nk'uko yakoreye umwami wabo. Turi mu karengane ko mu binyejana bya mbere. Bari abanzi ba leta, bakaba n'abanzi b'idini, ariko ngo bakaba ari abana b'Imana. Bose n'abana b'Imana gute? Ubuzi idini ryabaye ryande. Nababwiye ngo indege imwe iva mu Rwanda ikajya muri Amerika, yewe no muri Israel yagerayo, igiye gufata umwanzi umwe w'igihugu. Mvuze mu Rwanda ko nyine ni igihugu cyacu nyine ngo rumitwumva. Ubwo no muri Amerika muzaza amafaranga bishyuye kuba bitaga Kadafi, mubazo bikiye kuba bitaga Osama bin Laden, upfa kuba wiswe umwanzi w'igihugu. Imbaraga zose zakoreshwa ngo upfe nawe. None ngo abana b'Imana bazitwa abanzi b'igihugu. Nta cyo twabona. Urugendo ruracyari rurerure, turasabwa imbaraga nyinshi ziva hejuru ku Mana. Babaciraga urubanza nk'abagambanyi n'abanzi b'ubutegetsi n'idini, bakaba ari bo ntandaro y'ibyorezo muri bo. Ikindi kintu kizagikomeye mu gihe cy'imperuka, ibyorezo bizaba birenze urugero. Ese turi mu byorezo uyu munsi? Mujye muri buri mwaka hadwa icyorezo, coronavirus, Ebola, ibyorezo bigenda byaduka bikaburirwa umuti. Noneho abana b'Imana bazitwa intandaro y'uko aribo bateje izo ngorane zose. Amadini abange, ugere ku buryo bati ntabwo ahantu hinjira birabujijwe. Twababyeyi kera ngo mwumvikane na bariya abantu, mukora uko mushoboye kose, kuki mwabyanze? None ndebe ukuntu bigenze. Bana b'Imana, nta mugabane, nta munani dufite kuri iyi si, iwacu ni mu ijuru. Mukwiye kuhisunga mumaramaje, mukamera nka Aburahamu avuye mu gihugu cy'iwabo, ajya i Kanani, yagiye nta kindi kinazi, atazi niba hera, atazi niba harumbuka, atazi niba azabona aho aragira, yiringiye gusa uburinzi bw'Imana bwamuhamagaye. Dukwiye kwiringira Imana dutumye yonyine uyu munsi. Benshi muri bo bazagaburirwa inyamaswa z'inkazi, abandi batwikwe ari bazima imbere ya rubanda mu mazu y'imikino. Ikintu cy'imikino nzakigarukaho, ibibuga by'imyidagaduro, amasitade, nzakigarukaho mu bigisho biri imbere. Abantu bamenyereye kubijyamo bagiye kureba imipira, bagiye no kuyikina, bazongera kutugenda bajyayo bagiye kureba ibirori byo gushya kw'abana b'Imana. Bazenguruke turebana mu byigisho. Benshi nanone muri bo barabambwe, abandi bambikwa impu z'inyamaswa zo mu ishyamba, bakajugunywa mu bisambu kugira ngo imbwa z'inkazi zibashwanyaguze. Imbwa z'inkazi ubwo ni ziriya bita amasaga cyangwa amafogisi, kugira ngo zibashanyaguze. Bagafata, tuvuge bagafata uruhu rw'inyamaswa, inyamaswa zindi zitagira imbaraga, uruhu rw'intama, uruhu rw'inka, bakarukwambika. Noneho amasega yakona akabona uri inyamaswa, akaza agashanyaguza atagitinya umuntu. Ibi byose byakorewe abana b'Imana mu binyejana bya mbere, kandi igihamya ngo ibyabaye nibyo bizongera kuba. Simbakanga, simbatera ubwoba. Ntabwo ndi mutwe itera ubwoba, ahubwo ndi kubabwira ngo mukomere, igihe kiracyari kibisi. Kiracyari kibisi. Dukwiriye imbaraga irenze dufite uyu munsi. Dukwiriye uburinzi bw'Imana burenze ubwo dufite uyu munsi. Iyo hagiye kuba imikino, abakinnyi baritoza bakongera training za buri munsi, bakajya mu myitozo ya buri munsi. Ni nako ku ngabo nazo zigenda bagiye ku rugamba, imyitozo barayongera. Bana b'Imana, namwe mwongera ibihe byo gusenga, byo kwiga ijambo ry'Imana, kuko tugiye kwinjira mu gihe gikomeye cyane. Akarengane ko mu binyejana bya mbere. Ibyo bihano byo kwica abantu urubozo byari byaragizwe ikintu cyo gushimisha amaso mu birori.
muzabirebe ahantu bakinira amakungufu za kaci za karate, usanga abantu bose barimo bareba, barimo babitamba rwose babyishimira ko mu mashyi. Umuntu yatera undi kofa amaraso akava amenya gakuka, abantu bakoma amashyi bagahaguruka bakamuha impano. Ibi bizongera bibe. Urupfu rw'abana b'Imana rushimisha abanyamadini, rushimisha abategetsi ba leta, rushimisha urubyiruko. Ujye usanga amasitade yuzuye ngo ejo Daniel niwe uzatwikwa ngo tuzajye kureba. Kuko amatangazo azajya atangwa. Namwibuka mu gihe cy'abagozi baravuga ngo ejo hazapfa baruteri, ejo hazapfa bahusi. Ugasanga abantu bose bahuruye, abahungu bakundana n'abakobwa bagiye batanya afite ngo bagiye kureba ibirori, hari umukino bagiye kureba. Nta kintu na gito kiri ku isi izaba ifitiye kizagira impuhwe umwana w'Imana, uretse gusa imigozi yo hejuru izabibafasha. Ibyo bihano byo kwica abantu urubozo byari byaragize ikintu cyo gushimisha amaso mu birori. Abantu bazaga ari benshi kwihera amaso, bakavuza induru nyinshi no gukoma mu mashyi kubw'abantu b'Imana bababazwaga kugeza ubwo bashize mu mwuka. Uyu munsi abafana ba Arsenal itsinze igitego barahaguruka rwose, bashobora guhaguruka bakamena n'ibikoresho baguze amafaranga bahenze, kubera aho gufana bigeze, urwego gufana bigezemo. Rero hazabaho no gufana kw'impfu z'abana b'Imana. Sinzi iyo ndi kuvuga ibi bintu mwumva ariko atera ubwoba. Mubyumva gute? Reka mbabwire, Yesu yafashe abigishwa be igihe kinini abagaragaza ko batiteguye ibihe bagiye kwinjiramo. Wani yaberetse ko nta kwizera afite guhagije. Aravuga ati byibuze bane ntomboye mukagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Yabonaga kwizera ntabwo. Aravuga ati byibuze yemwe mwashe kuba amaso n'isaha imwe byibuze byakaba bihagije. Abigishwa kumva ibintu byose Yesu arimo arabarushya. Rimwe ndabyibuka ngo yabazamuye bajya gutangira isabato, cyagiye babonekwa n'ubwiza bwa Mose na Eliya. Arimo bazamuka umusozi ngo mu mutima wabo baribazaga ngo ko uyu muntu aza akazi twiriwemo, azi umuntu dufite ni ibike ashaka kutunaniza Yesu tukaruhuka, kucyo dukoresha gatunamwene. Ariko Yesu yatumaga akora bya byose, yabonaga imyiteguro yabo ari ntayo. Ariko bo bumvaga ko biteguye bihagije. Umuntu umunsi wabatijwe akaba yatanze icya 10, akaba ari muri korali, akaba aruhuka n'isabato, yumva ko yiteguye byarangiye. Igihe babonaga igitero cyinjiye Gitsemane mu ishyamba nijoro, bakabona bafashe umwami wabo ntashwanye, nibwo bamenye icyo bakabaye barakoze mu gihe cyashize ariko batakigikoze. Imbaraga Yesu yasaga gusaba mu isaha imwe bayisabye mu minsi irenga 10 kugira ngo buri mbaraga. Petero nawe abwiye ukuntu byamugendekeye. Petero yasabwe na Yesu kumana n'isaha imwe basenga. Petero isaha iramunanira. Igihe Yesu amubuzaho byamusoreragaho, Petero ngo yasuye muri rya shyamba Yesu yasengeraga, kuri rya yari yunamyeho. Yesu yabambwe ariko wa nyuma ku isaterwa mu gituro, ku cyumweru arazuka cyangwa kwambere iminsi 7. Petero atarongera kuboneka. Yari ari hehe? Yari akiri kwiryabuye, imbaraga yakabonye mu isaha imwe. Yahamaze iminsi atari gusenga, kandi yavuye kwiryabuye, amagambo yarashize. Reka mbabwire ukuntu Petero amagambo yarashize. Muzumva bose Yesu yajyaga ariko na Petero. Petero abaza ikibazo cyangwa kunganira nta kuvuga avuga. Yesu amaze kuzuka asubiye mu ijuru, nta kintu Petero yavuze kuri n'umwuka w'umusukiwe. Nta ijambo muzumva Petero na rimwe yavuze kuri n'umwuka w'umusukiwe. Bya bintu byo kwemera bye byararangiye, byose bye byagiye birangira kugeza igihe Petero abonye imbaraga y'Umwuka Wera, none watangira kuvuga iby'abagabo. Bamwe bamukanze ngo yakurikiraga Yesu, none aravuga ati naramukurikiye nababonye mwe mwamwishe, ndabashinja ko mwamwishe. Ibi bivugiye yuko abana b'Imana nimwumve ko imbaraga dufite umunsi duhagije, twongere dusubire ku mavi, twiga ijambo ry'Imana dusenga buri munsi, bityo ijambo ry'Imana riratweza. Twize amagambo mu gitabo cy'umugenzi ngo igihe bukicyenjira kwa musobanuzi hari kuri rya tabaza
kuri rya tabaza twabonye ko habaga umukobwa rukundo, twabonye ko ari naho kwirembo kwitara ko mu ijambo ry'Imana, mu ijambo ry'Imana ngo ryaramutwaye riragenda rimugeza ahantu ku musaraba, ngo kubwo kuwitegereza gusa ibyaha bye byose bimuvaho biragenda byikubita mu cyobo. Kuba ku Mana dusenga kwiga ijambo ry'Imana, n'imibereho yacu yanze guhinduka, ingeso mbi zanze guhinduka, kamere yacu yanze guhinduka, ni ukuri yahinduka mu izina rya Yesu. Abakristo bakurikiranirwa aho babaga bahungiye hose, barabahigaga bunyamaswa. Byabaye ngombwa ko bashaka ahantu h'ikidaturwa bashobora kuba bonyine. Bazereraga mu mashyamba, mu bihanamanga, mu buvumo no mu masenga. Amavumo y'i Roma yabaye ubuhungiro bw'abantu ibihumbi byinshi. Munsi y'imisozi hazengurutse umujyi w'i Roma hari haracukuwe imyobo mu kuzimu kw'isi no mu kuzimu kw'isi no mu bitare. Kugera mu ihuriro ryayo yagiraga uburebure bw'ibirometero byinshi, mu mwijima ugenda munsi cyane y'inkuta z'uwo mudugudu. Ngaho ahantu bajugunywaga intumbi z'abantu bishwe, kandi ahantu nk'aho nanone niho benshi mu bigishwa ba Yesu n'abashyirwaho kuba abayoboke be bagiye babonera ubuhungiro. Igihe Kristo azahamagara abasinziriye, barwanya intambara nziza. Abantu benshi barenganyijwe muri ubwo buryo bahorwa Kristo bazasohoka muri ubwo buvumo bw'umwijima. Bagiye bamara igihe kinini bari mu myobo y'umwijima, ahantu hatabona hacuze umwijima. Ubwo impanda y'Uwiteka izavuga, iyi myobo izagarura abana b'Imana ari bazima. Araho ngiye gusoreza ashaka umukurikira. Turi mu gihe cy'akarengane, ndagira ngo iyi myitwarire igirwe n'umuntu wese w'umwana w'Imana. Umwana w'Imana w'ukuri agire iyi myitwarire, ko turi mu gihe cy'akarengane gashishana cyane. Ndagira ngo imyitwarire ngiye gusoma ibi yawe ibi yanjye, kuko niyo yaranze abana b'Imana mu gihe cya mbere. Aho ngiye gusoreza, abo bahamya ba Kristo barinze ubusugi bwo kwizera kwabo mu gihe bari bahutajwe n'akarengane. Baraburinze, ntibacumuye ku Uwiteka nubwo batswe uburenganzira bwabo. Ahantu ndagira ngo mwiteho cyane, nubwo batswe uburenganzira bwabo bakabaho nta mucyo w'izuba babona, imibereho yabo ikaba iyo mu mwijima, mu buvumo. Ntibigeze bavuga ijambo na rimwe. Ngaho nshaka kuvuga, ntibigeze bavuga ijambo na rimwe ryo kwivovota cyangwa batabaza. Iryo niryo nongeyeho ryanjye. Bariho baratswe ibyabo, bari mu bihanamanga, mu buvumo, abafite imodoka barataye, abafite amashopo, amazu, abafite akazi baragataye, ariko nta jambo na rimwe ryavuye mu hakabaho kwivovota. Pawulo ntiyivovose, Petero, Yakobo na Yesu n'abandi bamubanjirije. Uyu munsi abana b'Imana bite? Muri kumva ibitutsi murimo mutukano barenganya? Muri kumva amagambo mabi murimo mubabwira? Ntibyemewe. Dukwiye kuvuga ijambo ry'Umwami wacu Yesu ngo Imana ibabarire ko batazi icyo bakora, nabo bakira ubutumwa bwiza. Kuko Pawulo isengesho Stefano yamusengeye ngo Uwiteka ubabarire, ngo Stefano areba mu ijuru arararama avuga ngo Mana ubabarire ko batazi icyo bakora. Pawulo arisobanukiwe ari mu murimo. Byatumye Pawulo abamugiriye nabi bose nta muntu umwe y'ikintu kibasabira, kuko yari ko ataribo. Ntagira nababwiye ngo nta mbaraga n'imwe y'umuntu irimo iturenganya, hari imbaraga ibiri inyuma. Tuzayibona tube kuri igishoro cy'inyamaswa ari inyamaswa. Pasiteri ntacyo mupfa, umukuru w'itorero ntacyo mupfa, ari mu bubata bw'umwanzi, nibwo bumusunika bumuhata gukora ibyo ubona gukorera. Jya ku muvu musengere. Icyakora sinamuhisha pasiteri n'umukuru w'itorero, ubwo bubata batabusengeye nabo bwabahitana. Ariko si cyo mbifuriza. Nta kibi rwose, nta kibi mbarega abana b'Imana, nta kibi mbarega pasiteri, umukuru w'itorero nta kibi murega na kimwe. Nzi neza ko imbaraga igusunika ngo ukore ibyo umukora uyu munsi ntabwo iva kuri wowe.
hari ubundi butware wegura imibereho yawe, nibwo ndimo nsaba ngo ubuvemo. Twasomye amagambo abanza ko igihe Uwiteka yavaga mu Bisirayeli, ngo Satani yaraje yicara ku mwanya w'Uwiteka, aba ari we ukontorora ibikorwa byose byakorwagwa, aba umugenzuzi wabyo, aba ari we ubigenga. Nimubone rero abantu baza babasange mu rusengero, bababohe bajye kubakingira, nimubone umukuru w'itorero ari uhamagaye ku buyobozi abaha amakuru ngo mugire ngo niwe, hoya hari n'imbaraga. Nta kintu upfa na pastor rwose, ni umuvandimwe we buriya kuri umubona, ahubwo wakagiza agahinda kuko ni imbata irusha izindi. Nubwo barenganirwa, batsiwe byose, bagiriwe nabi, nta jambo ryo kwivovota ryabavuye mu kanwa. Amagambo yo kwizera, kwihangana, ibyiringiro niyo babwiranaga bakomezanya ngo bashobore kwihanganira uwo mubabaro. Ahubwo ni muhumurizanye, mubwirane zaburi n'indirimbo, muhumurizanye. Dufite ibihamya byinshi cyane byo guhumuriza abana b'Imana. Aho nsoreje, kuzimiza umutungo wabo wose ntibyigeze bibatera guhakana kwizera Kristo cyangwa bitume bivovota. Ibigeragezo n'akarengane byari intambwe zibegereza ikiruhuko cy'ingorano bizabagenerwa. Ibi byose turi gucamo bitubabaza, kugirirwa nabi, niyo nzira nta handi hantu twaca, niyo nzira itujyana ku mwami wacu. Iki kagisoza, nk'uko benshi mu bagaragu b'Imana mu bihe bya kera bicishijwe inkota ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe ukuzuka kurushaho kuba kwiza. Ibyo byibutsa amagambo y'umwigisha ko igihe bazabarenganya babahora Kristo bazishime cyane kuko ingororano zabo ari nyinshi mu ijuru, kandi ko barenganyije n'abahanuzi imbere yabo. Shuti, wijyanye ibintu ugiye guca muri wa bwandu biciyemo, babikoreye abahanuzi, babikorera abakurambere bacu kuva kuri Abeli. Niyo nzira umwami wacu yateguye, kandi tunyuremo twishimye rwose. Kuri gutuma ikwe ngo dupfushe abantu, dupfushe n'ururimi, no, babikoreye n'abahanuzi ba mbere. Bashimishwaga rero no kubarwa mu barenganyirizwa ukuri. Indirimbo zo kunesha baririmbaga zabafashaga kwihanganira ubukana bw'ababisha n'ibishashi by'umuriro bwabatwikaga. Barebaga mu ijuru kubwo kwizera, babona Kristo n'abamarayika bunamye ku nkike z'ijuru, babarebana impuhwe, bitegereza gushikama kwabo, bumva ijwi rivugira kuri ya ntebe y'Imana rivuga ngo ugikiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ugikiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Niyo magambo bumvaga. Bagiriwe nabi ku buryo bukomeye, ariko bagomba kwibuka ko n'umwami wabo byagenze. Ngo igihe rero barimo baganira iby'Imana, bibutse amasezerano y'Imana ko abamarayika b'ijuru babitayeho, bibuka isezerano ngo ugikiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Si ugukiranuka none ngo babivuyemo. Shuti, komera ibyawe bizongera kubaho. Urugamba rwo turusate tugiye kurwinjiramo, ubu turi mu bitonyanga byarwo. Ndasaba ninginga ngo Uwiteka twongere imbaraga tutazifite, agiye kwihana ibyaha byose n'igisa nacyo, agiye gutinya ikibi no kukirwanya n'igisa nacyo, mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana. Urakoze mwami Imana yacu, habwa icyubahiro. Tugushimiye urukundo rwawe rubanye kino cyigisho. Tugushimiye amagambo wandikishije mu gihe cyacu nk'iki ngiki ngo atubere inkomezi, kandi atwiteguze neza urugamba tugiye kwinjiramo. Niwe mugaba wacu, kandi niwe tuyoboye, kandi niwe imbaraga zacu tubigushimiye. Ubabarire umuntu wese wacumuye, acumuje ururimi rwe kubw'akarengane kari kamwegereye. Imitima yacu ikomeze kubw'urukundo rwawe. Abaturenganya bakatugira nabi, ndate ni ukuri nabo ntacyo tubashinja n'icyo tubarega, ahubwo ubuntu bwawe bubasange, bamere nk'uko tumeze, usibye iyi minyururu ituboshye. Sengeye abakurikiye iki cyigisho ngo Mwuka Wera aho nagejeje wahageze, mu izina rya Yesu. Amen.